right, let's go. Back to ikimara kugera hanze abantu bose bamaze kwikanga baravuga bati undi umwana w'umukobwa abaye iki se byagenze gute. Uyu mukobwa rero bamwita Michael Maurice. Uyu mukobwa ni umuholandi by'umwihariko akaba yanabaye the champion by'umwihariko wa junior cyangwa se akaba yatwaye nyine ku rwego rw'isi yose, akaba nyine yatwaye umudari wa zahabu awukuye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyine yabaye the champion by'umwihariko muri 2025 cyase mu mwaka w'2025. Ikindi kintu wamenye, uyu mwana w'umukobwa yavutse by'umwihariko mu kwezi kwa karindwi by'umwihariko tariki 13 mu mwaka w'2007. Yari afite imyaka 18. Gusanga ntabwo byatunguranye cyane kuko ikintu cyamutunguye cyane ni ugutwara by'umwihariko ndetse akaba na champion w'isi yose, kuko mu mwaka washize 2024 umwana w'umukobwa by'umwihariko yarongeye aba the champion 2024, ubwo n'undi yatwaraga icyo bita time trio by'umwihariko ntabwo nyine n'ugutwara uri wenyine ndetse bakakubarira iminota yawe. Reka tuvuge gato turagaruka kuri mukobwa ahubwo ari ibintu video yindi, ni video yakoze abantu benshi ku mutima ndetse kandi benshi bagenda bajya muri comment bavuga bati ese mu Rwanda ubundi bigenda gutse kugira ngo by'umwihariko polisi yisanishe n'abaturage bayo. Naka kana rero akana kacitse nyina wari waje kureba by'umwihariko amasiganwa leta kirukanyira by'umwihariko polisi kanije kamusaba yuko kakora ku cyombo. Polisi amubwira ati ntari bingo gukoraho ubundi ute ugenda usange mama wawe. Ibi ngibi nabyo byabaye inkuru cabana ku mbuga nkoranyambaga ndetse kandi binagaragaza ishusho nziza mu Banyarwanda ndetse n'abazungu by'umwihariko baje kureba no marushanwa bakomeje baposting ino video bavuga bati ese what kind of this one, nyine u Rwanda ubundi rukora dute, bigenda bite, ese bino bintu babikora bati. So rero reka gato munyemerere gato cyane noneho mbanze ntature akantu ku kandi mbanze igira ikindi kintu nkubwira mbere yuko tuva kuri izi nkuru ebyiri kuko zisa zitari ingenzi cyane, ahubwo icyo nagira nkubwiye ni inkuru tugiye gukurikizaho kuko ibi ngibi wenda navuga ko ari updates nagira ngo mbanze nkugezeho mbanze nakubwire. So rero ngerageje gusa nkugaruka kuri uyu mwana w'umuholandi cyangwa se Netherland, nyine ni umwe mu bapeti by'umwihariko nyine mu ngimbi bagerageje kuba bakitwara neza aba the champion ndetse n'abanyarwanda nabo bagenda bagerageza kuri uyu munsi by'umwihariko hari uwo bita Yvonne nawe ni umwe mu bantu banahagurutse bwa mbere. So rero ibi ngibi byaramarira kuri we ndetse kandi benshi babonye ari kurira birabacanga. So rero ushobora kubaza ngo ari kurizwa n'iki, byagenze gute, n'iki cyabaye. So rero uyu mwana w'umukobwa kurira kwe by'umwihariko basomye izina rye, benshi banavuze ko mama w'umubyara yari ahari ndetse bamaze gusoma izina rye biramurengararira, yumvaga nyine ari ibintu bidashoboka. Murabizi ko ubundi iyo umaze gutsinda umaze kugera kuri finishing uhita ujya kwicara by'umwihariko mu ntebe y'icyubahiro nyine. Rero iyo nta muntu ugerageje kuba yakurenza amasegonda kuyo wakoresheje, nawe uguma aho ngaho ugahita wicara aho ngaho ndetse ugahita utsindira icyo gihembo. So rero uyu nguyu kwicaramo byamunaniye, niyo mpamvu wabonye kano ka video. Reka maze nongeye nkagusubirizemo ubundi nze no dutaruke twerekeze ku bintu bikomeye cyane abantu benshi no bamaze no kwikangamo. Ndibuze kuzana no kubwira n'itangazo ryamaze gusohoka, n'itangazo riteye ubwoba ndetse by'umwihariko ibintu byamaze no kuvuga yuko abantu benshi bino bintu biribuze kuza kuba ibibazo ndetse biribuze kuza kuba byabirebera. So rero impamvu yabiteye ni ibese iryo tangazo ubundi ni irihe. Reka nkubwiye ko nge banyita Mr K, bayita Igitabo TV Rwanda. Ikindi nakubwira twamaze gufungura urubuga rwa WhatsApp. So nuza kuza kwifuza kubana natwe uze kuza kureba comment ya mbere yanditse WhatsApp group, ubundi nawe uhita ukanda muri iyo link uhite winjiramo uze tubane. Reka tugendane muri aka kantu. Super fine. It's okay? Super fine. Ibi rero reka turi kubitinda noneho twerekeze kuri bya tangazo nababwiraga ndetse wumve n'ibyabaye ndetse wumve n'ibyatunguranye cyane. So rero ubundi
murabona ko igihugu cy'u Rwanda amadarapo ari kumanikwa cyane menshi cyane, yaba y'u Rwanda, Abongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bose. So rero dore ikibazo rero cyamaze guteza ibindi bintu byose, aho benshi baravuze bati rwose ibintu wapi kabisa, bati ibintu twamaze kwanga agasuzuguro ndetse n'akavuyo k'abantu. So kuvuga ngo ntabwo ndibuze kuvuga icyo gihugu izina ryacyo, ariko ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi nyine abaturanyi dufite batatumereye fresh. So rero babonye, ni ukuvuga ngo ubundi mu busanzwe kiriya gihugu ndetse n'igihugu cy'u Rwanda barya imbizi. Ahangaha rero kujya imbizi ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, kuko murabizi ko yaba umuvugizi wa kiriya gihugu ni Kayikwamba, nyine ubwo mwamaze kumva igihugu ndi kuvuga. So rero uriya nawe umwe mu bantu bagerageje kurwanya igihugu cy'u Rwanda, ndetse yanabaye umwe mu bantu ba mbere bavuze bati ntabwo ino isi igomba kubera mu gihugu cy'u Rwanda, nyine ino siganwa ry'amagare ku rwego rw'isi ntabwo kigomba kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero biza guteza ikibazo gikomeye cyane, ari naho n'ubundi abantu benshi bavuze bati se kuko ntabwo bizaba, ariko birangira finally bamaze gukonfaminga ko bizaba mu Rwanda. Icyo ntabwo cyari ikibazo, ahubwo dore ikibazo cyaje kuba ndetse n'ikibazo cyaje kuvuka. Ikibazo cyaje kuvuka ko by'umwihariko amwe mu madarapo yagiye azamuka cyane, ndetse akaba n'amadarapo yagiye agaragara cyane, ni amadarapo by'umwihariko y'Ababiligi, ndetse by'umwihariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko ubu tuvugana nubwo Umuholandi yabaye uwa mbere, uyu nguyu namaze kubabwira Michel Mauricio, uyu nguyu nubwo yabaye uwa mbere ntabwo yameritaga cyane, usibye nyine ko yarushije amasegonda asaga 40 gusa n'utundi duce turengaho umunyamerika bita Ashrin Barr. Uyu Ashrin Barr rero ni umunyamerika wari no guhabwa amahirwe akomeye cyane, ndetse kandi uyu mwanya wa kabiri nawe waje uhatanywa cyane, kuko uwo bita Stefan Kirchhoff, uyu nguyu nawe akaba ari umubirigi, naho ikibazo cyari cyavukiye nyine. Ni ukuvuga ngo ubundi ubu tuvugana Ababiligi ni bamwe mu bantu bari kuza hafi cyane kurusha abandi bose. Iyi ngiyi nkwibutsa ko yari time trial cyangwa se kugenda wenyine, ariko ku rwego rw'abakobwa. Ku rwego rw'abakobwa niyo mpamvu uri kubonamo iyi foto still naho ngaho ikirimo, nyine ubona ko iyo foto irimo aho ngaho ni umunyarwandakazi wari umaze kuhagera ananiwe bya hatari, aravuga ati nanjye kamanze nduke bameneho amazi. Ibi bintu rero ndabisaba imbaraga zikomeye cyane. So reka twisubire hahandi, ni ukuvuga ngo yaba Ububiligi yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mu bantu bagiye bagaragara cyane ko bashyigikiye kiriya gihugu nyine, ariko bitewe n'umufungo benshi bagenda bavuga ko uriya perezida wabo agenda atanga. Ibi ngibi rero bikaba ikibazo gikomeye cyane, ndetse bikaba n'intonganya ku bantu benshi cyane. So rero ahangaha ikibazo cyavukiye n'ahandi, ni ukuba noneho n'ubundi ku mwanya wa kane hongeye hakazaho bita Beckham Drake. Uyu Beckham Drake rero akaba ari umunyamerika, ndetse kandi umwe mu banyamerika bakomeye cyane mu gutwara igare, azi kurinyonga bya hatari. Wenda nsa nk'unagaruka kuri liste, urabona ko nta munyafurika n'umwe urimo, ariko ibi bikagaragaza ko nubwo uyu munsi byanze, ariko ubutaha imyitozo ziyongera bigakunda. So rero mw'abantu mwe ndabizi ko mutajya muceceka, mutajya mupfa kurya indimi. So rero ndagira ngo mutubwire muri comment zanyu, ese u Rwanda murabona utamaze guca agasuzuguro k'abashaka ko tugendera mu nzira zabo, cyangwa hari ikintu kikibura kugira ngo nk'abanyarwanda dukomeze tube be strong kandi dukomere cyane. So rero icyo nakubwira cyo ni uko u Rwanda rwamaze kwerekana ko nta waruvogera n'uwarutera agasuzuguro, ndetse kandi rwanamaze gucimaka. So rero niba nawe ukunda u Rwanda ukaba ushyigikiye igihugu cy'u Rwanda, ndagira ngo ujye muri comment ubitwereke. Banyita Mr K, wowe bakwita nde? Byandike muri comment, ubundi dukomeze duce agasuzuguro, ndetse kandi tunagaragaze ko ibiba byose n'ubundi tuzakomeza tugakomera by'umwihariko nk'intare. So tunashimira perezida wacu, Perezida Paul Kagame, umwe mu bantu badufasha umunsi ku wundi ibyo twifuza ndetse n'ibyo dushaka byose bikagenda neza cyane. So rero reka nkomeze nshime uburyo ki mukomeza kubana natwe. Ese wakandi subscribe cyangwa wari wabyibagiwe? So ushobora kuba wabyibagiwe, ariko banza urebe ukuntu wapyondaho kabisa, ubundi ibintu bikomeze bibe ubutamu, ibintu bikomeze bigende biryoha neza cyane. So ese hari ikiri kubona kiri kubura muri ibi bintu, cyangwa hari ibyo wishimiye mwaha? Gerageza nanone udukubite comment utubwire uko nawe ubwawe uri kugenda ubibona, kugira ngo ibintu bikomeze bibe ubutamu, ndetse kandi abataramu bakomeze bahacane umucyo. So rero nkuko nyine ngenda bikubwiye, nyine banyita Mr K. So rero ndagira ngo mwese uyu munsi ndibuze kuza gusoma comment zanyu, ndetse numva ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo twe turi kuganiraho. Ese u Rwanda bino bintu rwakoze mwayibonye mute? Ese mubyumva mute? Ese ubundi uri kutwumva uherereye hehe? Gerageza iyo muri comment utubwire uko byumva ndetse no kwibona.
reka rero mbareke dukomeze dukurikirane n'izindi nkuru ziri kugenda zicaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. ubundi ahacu twari ni mu kanya tugakomeza n'izindi nkuru zibuze kuza kuba zimaze kuba zagerwaho. So reka babwire mukomeze mugire ibihe byiza, imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe. Imana ibane namwe aho ugiherereye hose, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse by'umwihariko YouTube channel mwumve ko ari yanyu kandi muyikunde muyishyigikire, ibintu bikomeze bibe neza cyane, ibintu bikomeze byibere ubutamu. So rero reka dukomeze twenjoyinge, mbabwira mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Ikindi ndabemera sana, cacaho, Imana ibarinde. Rwanda.